Ngomeza TV, Ngomeza TV yanje, Ngomeza TV yawe. Oh. Iyo wiyemeye ibintu byose biba n'Imana irakwemera. Ubundi wamanza ukiyemera. Ibintu byose utagize utibirahenga. Bihengamye Imana inyemera hari. Niyo chano yonyine wasanga ijambo ry'Imana wivuga butumwa ritandukanye. Indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye wabisanga kuri Ngomeza TV. Ngomeza TV yanje, Ngomeza TV yawe. Ukibagirwa ineza Imana yakugiriye. Nicaye hariya nafise ku Florida ndabona yazahari kurusha uko ngewe nari meze. Ariko numva Imana irambwiye ngo mukabute Florida nawe buri kwezi kumugendera 15 ajya mu mata. Ayagiriye neza. Zajya nyamuverisiriza kuri telefone uko umuntu akora ku kwezi zajya nyamuverisa kuri telefone. Ngena ya nambonye ngo naho harigise nuko nanjye nabaye numva Imana irambwiye ati kureba wabumva kuvuga biki. Dafika irambira ati 15 buri kwezi uri Imana itangiye guhemba uriya mwana umugisha nyina yakoreye ngiye kujya nyamu kandi sinzabireka. Ujye wibuka ineza Imana yakugiriye. Ndaha nahise imihigo ndavuga ngo nzubaka inzu 70 z'abapfakazi kugeze kuri 5 ntuseke naratangiye. Iya nyuma iri mahoko ya 5 ejo bundi nzajya kuyisakara. Reka mbihige inzara iranyisha upfakazi burabijya. Nirwa shakisha ameze nabi nkuko nanjye nari meze nabi. Nahise 70 Imana izabifasha ubu ngiye gusakara inzu y'umufiyeme witwa Nyiraneza Maho ngeze ku nzu ya 5. Murumva nakandagiye nagiye mfite gisubika kandi Imana niza yicane narangiza kuko nanjye ndashaka kwandika amateka. Mbonye n'undi mushinga wo gukabira ubuhinja rwa Yesu amata ngomba gukora mu izina rya Yesu. Guhinduka ukongeraho rwose. Ejo bundi iyo sinzi niba n'abantu hano bono iyo ndi mu modoka naba ndi kumwe n'umugabo niyo nazanye n'umushoferi ndabona umuntu tuziranye ndamubwira ati hagarara uriya mugwe wacu niyo ntagira icyo mwana amubwira ati Yesu umwamisha reba yamwanya ntukabura amateka uvuga kuri Yesu. Ntabwo hageze rita ibitageze ntabwo hageze ntabwo bari meza yanjye ukuntu ameze. Ntukabura amateka uvuga kuri Yesu. Igitumye utayavuga ni uko utahindutse ngo ushyireho rwose ngo umare amazi. ngo ugire gute ni ikimana yaduka. Hinduka ushyireho rwose ugize umutima mushya. Mu yandi magambo kuzimu ugiye ugaragaza ubukristo wikiyoberanya wikishushanya. Hari umupasiteri w'isi yanjye yaramuguye arambwira ati rero Kabutera ntuzongere kuvuga ko ibijumba ufite abana b'imana 3 ibyo nzabibabwira wenda batabizi. Ati ukuntu wasambanye bakagusambanyiriza ubusa yewe barasambanyije nta n'umuntu wampaye irindazi.
uko ni ukuri kw'ijambo mbabwiye mpagaze imbere y'Imana ariko bansigiye abana nambwira ati maze kuba umukire maze kuba umuntu ukomeye ntukavuge n'umugabo wawe n'umusore ntukagivuga ko wasambanye jya ugaranga ubuhamya ugira ibyo ukuraho ndavuga ati sinatatira igihango buriya ushaka gukira ibirenge ugaragaza iki? Indwara. Ugaragaza iki? Indwara. Jya wibwira Yesu neza, jya umubwira ibirenge byawe agukize agukijije. Ntabwo nabireka kubivuga ni Yesu wangiriye neza. Duhinduke twongereho rwose hano ku 13 ku murongo kuri icyo gice wambutse ku murongo wa 11 haranditse ngo kuba maso nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye kuruta igihe twizereye. Subiremo, nuko mujye mugenza mutyo mwanyuye nuko niko Pawulo yabagira inama. Rero izo nama mwumvishe mugenza mutyo kuko n'igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiregereje. Ntabwo nagenda nabibabwiye, kiregereje mukabutera, kiregereje abakristo, kirasohoye, kizoba bigishoboka, koresha ukuri bigishoboka, birimba bigishoboka. Hinduka rwose ugize umutima mushya. Igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiregereje, kirasohoye. Yupfunyikiye Imana nawe iragupfunyikira, yutayipfunyikiye nawe nigupfunyikira. Najyaga mbibwira abantu, nkaza gusengera muri nkaza gusengera mu makorari nkababwira ukuntu umuntu yihesha agaciro, kandi narabibonye umugabo wo kubihana. Hari umukobwa wa hano mu Cyahafi aririmba muri Sayuni, mperutse kumusanga afite ubukwe. Nyina ni inshuti yanjye, ndamusanga nabwira yewe ko Imana yanyeretse urarusuka imisatsi uzingazinga, ko yabwiye kurara uzinga imisatsi ariko nawe uzazinga ibyawe. Nyina nambwira, nyina nawe arabyeza. Hari ababyeyi beza ibintu, arabyeza ngo bari hafi gukora ubukwe. Umva uko upfunyikiye Imana niko nawe Imana izagupfunyikira. Mubwira afite ipfuye, Imana irambwiye ngo uko urara uzinze umusatsi niko izazinga ibyawe. Ndagutangariza ko ubu sinamuvuze, simunamuzi, ariko ndagutangariza ko n'ubu atari yabyara atangiye gusenga. Noneho mbwira nyina ntabwo nibuka ko yamubwiye ko uko yazinze imisatsi ariko azazinga ibye, izazinga ibye. Ubwo wagera mu rugo ugeze y'umugabo wawe urubyaro, kandi wibagiwe ko wasomaniye inyuma y'urusengero, wibagiwe ko wasomaniye hariya muri gete, wibutse ko mwabikoze kwaje nuko bikagenda kuri niba umwana se waramutaye ko hahandi kwa Ruzi. Urabaza iki Imana? Ntimugahohotere Imana, ntabwo igirenganya. Cunga neza urebe aho byapfiye. Uko urimo kuzinga imisatsi niko nanjye nzazinga ibyawe. Nahoze kumva niba hari ahantu nabonye n'igisenyi nabwirije, ndababwira ati niba hari ikintu nabonye muri Gisenyi, abagore mumenya gukizwa neza, mukamenya kuba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, muzabona ijuru. Mudamu arikora akitega ibitambaro bimwe kandi ugasanga ni moderi ya hatari, kandi ukabona iramubereye, kandi akaririmba, kandi agahanura, kandi agasuka n'ibiki. Ahantu mperutse gusengera umukobwa turahahurira, mvuye gusenga, ubu ndacyaba bihuru, ndacyari nyirabihuru. Noneho ndamubaza, umuhanuzi aramuhanurira, aramubwira ati kuguza ngiye gukomeye ndwaye umugisha kugiriye nte. Ngewe kumbi kamera yanjye yarangije kunyereka ko afite igishashi cy'ibinini bya Bunapfu. Ndavuga ati ndakwasa sinashije bake, nubwo uyu muhanuzi ndamukubise, nubwo yaguhanuriye akaguhereza amarangamutima, ngiye kukwasa.
ukuri bo ntambabaje wowe wapfunyikiye umuntu imuhaye imodoka imuhaye ubucuruzi kandi ari umwicanyi ubu ni umwanya bwira mwene so ujya uvuga imana yavuze no kurepeta n'ubwo bitakurimo ujye wiryamira wisongere kabugari wiryamire ntukaririmbe bitakurimo ntabwo nta mugisha ndamwasa ubuhanuzi abantu bari bicaye aho ngaho bose bati ngaho ati imana ibabarira gusambana ati nyuma agiye gusambana ariko kandi ni umuririmbyi hajya muri iri gisenyi ndamwasa nsanga yisutse ibituta nikuramo igitambaro ti nawe uri umuririmbyi ugasuka erega amacanga ya satani imana yarayavumbuye gusararwara n'iki imana itashyizemo umunyu dore papa aramenya ngo ntuzane gusa ureba uwo mugabo yarabyibushyaga nacyo yarabawe reka nangize nigendere aba mu iteraniro ya mbere ngira sabo ihenze mu isi yose mbafite sitire yo mu bwoko bw'ejo n'imana yemeye dore kandi imana yashyizemo umunyu biraryoha ntabwo bikomera kuri aho usuka ibituta ariko dore igikutumu turaba usuka ibituta ni uko wasigutse kiriya gihetane cyitwa rwose ngo umare amazi ube mu buryo burimo ubu nyushi isaro yanjye n'ibyo bayimenya kandi bifitiye n'igisokozo gihenze kiguraya desa y'abanyarwanda wambeshya iki wambeshya iki ko ngewe mu bagore biyemera nanjye n'uwa mbere ko nanjye mpahira mu isoko rya make kandi bigatuma mbana n'imana neza desa yemwa nkagirayo uratuvuye se wapi wamenya y'iki se ntabwo ntera akantu ntabwo nasezeranye neza igitambaro naje kukuburira ngo nibyo uraririmba uracuranga buriya nawe iriya rwose nwishyiraho buriya nagufunguriye mpaturiye ibintu hari undi uzayiririmba avuga ati none za funguzo z'imodoka ndaziguhaye nta muntu ufite amavuta wagenda n'amavuta ongeraho rwose tugiye gusenga kandekera umugeni iyo wiyemeye ibintu byose biba n'imana irakwemera ubundi wamanza ukiyemera ibintu byose utagize uti birahengana bihengamye si imana inyemera hari niba mwanyitegereje mwabonye hari piyesi yanjye ipfa kunyeganyega ariko ndayibihirije iki ko yesu yabirangije ngo nambaye siperi ngo ngende kiranye urukweto rutazi reka da ngomba kurujyana mu mutuzo rukamenya ko yesu nawe agira neza agira neza ibintu byose namaze kubimenya sinanajyaga nigisha ngo nimugera mu ngo z'abakire ntimukarure ibiryo cyane mu makorari ntabwo ubyibuka ba viyateri bandi mujye mwana duke bigaragara mwitoza igisirimu none urukweto kubera ko nambaye umweru wagendesheje amapiyesi y'imana neza ko yesu akubereyeyo urarwana n'ikigenda witonze ufite roho mutagatifu wamugani wa padiri yesu yarabirangije ndarwana n'iki muze kugitegereza n'intoki zanjye n'amaso yanjye yesu yarambwiye ngo azamukuza umugabo azababwira ukuntu yagiye kumusengera ngo niba nsubire marishariye azabibwira nasubiye rero ngiye kugera kuri 15 imana iravuga nasubiyeyo mu izina rya yesu nimuza kunamuza
reka duhaguruke dusenge nanjye ngiye kugira icyifuzo nawe iki gihe kandi icyo navuga ngo ubwira Imana ngo nyongerera rwose mugize imitima mishya mutima mushya urihangana urababarira uca bugufi umva ntabwo ari ukwivuga meza n'ubu uzaza aho uzajya kwiduka usanga abantu bagize mama pasiteri abanzaniye nacuruza imyenda y'abana ishira nungutse hereza ababyaye nawe n'umubyeyi babiri erega nkomeje kubyara ntabwo igihe nagiye mbona tu noneho mfite kwizera gukabije mfite ubwoba ko hari abo ugiye kuzabyara nzabyara bane nkandika amateka bakazira rimwe nyuma y'uwo mwana witwa Urufunguzo nabyaye umwana w'umuhungu arapfa ejo bundi mvuye Dubai uramida ariko datarimo kumbwira ngo ngiye kubyara ariko ndimo kwitereta washyizemo bane ko bagenda icyambere maze ku uburyo ugira ikintu kurengera icyambere maze kumenya kwitwara n'imodoka sinzaho umuntu bajyana ku ishuri icyakabiri mu kwifaranga narose nzi kuzunguruka muri amaduka uko ari atatu nkayobora abakozi bose nkabajera n'undi by'igiceri mba namubonye niyo nasenzera munyeruka nkahita mwirukana ubu ndarose ku giceri mba nzi kure bwa bujiji bwose Imana iyo gutabaye yakoze kubwo urumva ko mwanuye abana nabacungira umutekano umugabo yaba yagiye muri Kongo nanjye nababwiye ngo ubundi nabasengereye ngiye ntakababwiye narebye iriya boro reka nyiti boro Imana yampaye iyo ndebye agenda cyangwa ibivuga baramumaye we ndagira nte baramumaye umva iyo mbona hari byagenda cyati muzamubona nasana mwavuga ati iriya boro bayimwaye ubwo mitanyinga yaba ari n'iduka mitanyinga najya gusenga mu izina rya Yesu uri gucana yanjye ndamushinganishije yewe uko burya no mu bisubizo barasenga udasenze wasengera iriya boro bayimwara nkaririmba urwo mbonye burya muri Kongo abakobwa bazi kwimakira Dubai ho ni akarusho maze nkayasenga we mugira ngo nahatuje ahubwo ariko ndimo kuyasenga ubu nubwo manyicare bavuga ngo Yesu bibereye mbereye muri Kongo mbereye iriya boro bayitwara iriya finidanje ikenewe na benshi murabona ariko dufite se ugusenga tugiye gusenga pasiteri ngwino udusengere narangiza ntabwo mbese ntabwo kare kanyuzemo reka nabwire nta mikino kandi ubu tugiye gusenga pasiteri agiye gusengera iva rero Michel gusa nawe pasiteri akurambikaho ibiganza ntabwo utwaranye kurusha ngo Imana ivugane n'abantu nawe bakurambikaho ibiganza mu izina rya Yesu ejo nawe uzajya akira ivugabutumwa ubatizwa mu izina rya Yesu n'umushoferi wanjye agomba kuza umunsi bakamurambikaho ibiganza bakabikurembarira mu byago ntabwo mugurira ji Imana nawe utasengewe uko bimeze igira hino ahubwo arasenga usengera umutungo w'Imana unyabokera mbona mu izina rya Yesu wagize ngo tuzakukurangiriza n'umugaturika wa padiri usoma misa ukundana ka mitsingi turagutongera amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu ufatiwe bonobono kandi wahafatiwe ntajya hava niba uzajya utwara abakire bazajya baguha akazi azi gutwara imodoka ese wowe niba uramwanziriza wakicara ni paso urahagumye mu izina rya Yesu uyageze muri Imana amaboko usengeze ngo ni ingoma zo kugira ngo azanwane niyobe wikize
ni ugusengera abantu. Kora subscribe kuri Ngomeza TV. Ngomeza TV. Kanda like, ukore share, ntiwibagirwe gusiga comment yawe. Ngomeza TV yanjye, Ngomeza TV yawe. N'umurongo mwiza wasanga amakuru, ukamenya ibyiriwe n'ibyari.